Imana yagize neza kubaha abana amayero 500. Hanyuma nanje nabaye president w'ikorari, jewe nanje nkora mu Banyarwanda, nzotanga ibingo mukongomani ninje wamuhaye kuyobora, nzomuhamagara azotanga $500. Mama Bishop ni inshuti yacu, ko murumva azotanga n'abazotanga 500. Mama Bishop azotanga, kandi mbabwiza ukuri ibintu ntekereje ndi ku gatuti azotwa miliyoni. Konfi 5,000. Oya konfi nukuri kw'Imana. Nyuma kandi ndibona ko twebwe twarondogoye ku myaka 3. Tukaci kurondogora mukumva za ndirimbo zose ku myaka 3. Patrick imyaka 3 n'igice. None murebe nabo baradukubye inshuro 2 badukoze inshuro 2. Myaka 3, 6, 9 badukuzeka. Ariko twebwe twararondogoye. Ariko Imana ishimara umuvandimwe umwe wigeze kumbwira, arambwira ngo nari ndi hano muri repetition na Joyous, arambwira ngo Ben ngo ndagushaka, ampamagaye kuri telefone kandi atuye iriya hirya ba Patrick batuye, arambwira ngo ndagushaka. Ndamubwira nti nyoboye repetition nje ufashe microphone, reka ngo uhamagare nshoshe. Arambwira ngo ndagushaka, ishire hasi iyo microphone. Ngo numva ukuntu avuze, numva ko byazamutse. Umunsi ndabyibuka twari kumwe na Konfi, ashobora kutabyibuka, niwe nasingirije microphone. Ndambwira ngo hari appel mbonye, reka nitabo y'umuntu, komeza repetition. Konfi afata indagenda ninjiramo hariya nanigikoreramo hariya, ngo ndangize ndamuhamagaye. Arambwira ngo Ben, ndashaka kukubwira ibintu 3. Cyambere ndashaka kukubwira ngo ugende usenga Imana uyimbwirire, njewe ntizinyumva. Ugende uyimbwirire ngo papa akiriho, nagaza musaba ikintu, kandi uwo n'umwana w'umuherezi, n'umukobwa iwabo niwe muherezi. Arambwira ngo nagaza musaba icyo nsabye cyose, kubera ko ari umubyeyi, akanandengerezaho n'ibyo ndavuze. Kandi nawe niko wogira muze, ko umwana wawe gusabye nk'ikintu gifite, kandi wabona uwo muhanda ibindi uwo murengerezaho, kuko uri umubyeyi ufite imbabazi. Nagaza musaba ikintu, musabye akampani ikindi ntasabye. Ngo noneho rero yimbarize Imana ngo kuba narayisabye urubyaro, ngo nayisabye ikintu itagira ikidashoboye ngo ndeke kuyirenganya. Iryo jambo yambwiye rya mbere ngo ngenda kubwira Imana. Aho irya kabiri arambwira ngo iryo ryari rya mbere, kuba narayisabye urubyaro. Papa yagaza ampa ibyo nibyo ntasabye, kubera ko yankundaga nk'umubyeyi. Uyimbarize ngo iyo ni data. Iryo ni rya mbere. Rya kabiri arambwira ngo yimbwire, nibwo yambwiye ngo papa najyaga musaba icyo musabye akampa n'icyo ntasabye. None uyimbarize urubyaro nasabye rurenze ubushobozi bw'ijuru. Cyo ni cya gatatu. Cya kabiri. Icya gatatu arambwira ngo cyo ntabwo nkigutuma, arambwira ngo ndaguhamagaye ngo tuje kuri video kuririre. Murabyumva? Hari igihe umuntu azagerageza ukagenda ukinjira ahantu ukumva neza ubuza amagambo, ugatangira kwivovota, ugatangira amagambo amenshi akaza, ukavuga n'ubundi maziki, n'ubundi kwizera iyo Mana bivuze iki. Babwiza ukuri bavande, naramubwiye urashaka, kandi mu myaka aranduta mu muryango arambyaye. Murabyumva? Mu myaka aranduta mu muryango arambyaye, ariko arambwira ngo akore ibyo bintu 3. Ndambwira ngo ngaho tuje kuri video urire. Tuje kuri video ararira, yapfuye gusokoza kuri video araturika. Twamaze nk'isaha hariya kuri video, nane kaza numva umutima ugiye ko gusimbuka. Muraye ndibuze ko ngira amarira menshi, n'ubukera yarashe. Uriya muhungu wanjye cyangwa bari abakobwa banjye, Imana nayigira neza abahungu n'abakobwa. Muri bo murabyumva, hari utuntu tuba tuvugitse neza, abahungu n'abakobwa. Noneho biharaje kumbona mbyutse bucya, bagahita batanguranwa. Noneho bose bakambamara ngo my dad. Nzanibaza nimba ndi daddy wande, ko buri wese azaza ngo my dad. Bose bakambobera bucya, nkaba numva kusabanga ngenda cyafite ababyeyi. Habe n'ejo bundi naramuhamagaye, ndimureba ko nanjye ndi umubyeyi.
timureba ko nawe ndi umubyeyi. Habejo bundi nagize need, nagize icyifuzo, maze kugira icyifuzo babagara papa. Buriya nubwo abana banjye bavuga ngo my dad, nanjye aronza ngera imbere ngavuga ngo my dad. Ndamuhamagara kandi icyo namuhamagariye, iyo niyo data, iyo niyo data bidasubirwaho, niyo data. Cyo nanishatse kubabwira niki ni ukuri Patrick naye Imana yagize neza kubaha abana, ariko njewe natangariye cyane bwa mbere na mbere. Imana yagufashe nabi ikakuzinga ikakubwira gutya twabaye, ikakuzinga ikakubwira gutya twabaye. Imana yo mwijuru himbazwe. Hanyuma icya kabiri, ishimwe ko muri ababyeyi b'abahungu n'abakobwa. None kubw'iyo mpamvu Joyous Melody dufite live recording. Patrick azotanga amayero 500. Noneho iwe na Yembe bazotanga amayero 500 kubera ko babaye abayobozi ba Joyous bwa mbere. Hanyuma Dieudonne azotanga amadolari 500 wakora mu madolari, iwe na amadolari 500. Hanyuma nanje nabaye president w'ikorari, jewe nanje nkora mu Manyarwanda nzotanga 500. Hanyuma Celeste yabaye ni nawe president ubu nyine w'ikorari, azotanga 500. Ta president woja munsi ya 5 n'amazero byo. Oya. Ibyo ni hishurirwa nagize kabisa. Muragenda niba mutanayafite, mufite inshuti, Imana yabaha inshuti, muzozaka inshuti muzizane hano. Dufite live recording hajya se mu cyumweru cya mbere cyo kwa 12. Twari tuyifite mu kwa 8, turavuga ngo tuyigize kubera Ignite. Turavuga ngo tuzoyikora mu kwa 12 mu cyumweru cya mbere. None ga muracyafite amezi 4 yo kushaka ayo mafaranga. Muzotanga nje 500, wewe ni amadolari. Tuzoduha Amanyarwanda Dieudonne. Na Patrick azoduha amayero cyangwa amadolari tuzivunjira twenyine. Hanyuma nari nibagiwe Madame Moise ni vice president w'ikorari. Kubera ko ari vice yotanga 300 cyangwa uzayamuha asanga. Scovia nahaguruka aba muri komite ya Joyous. Scovia azotanga 300 ndamuvugiye. Uzotanga 300 hamwe na mama president. Nende undi nangiye kuvuga mukongomani. Mukongomani ninje bamuhaye kuyobora, nzomuhamagara azotanga $500. None ku live recording ndi tuyijanye. Mama Bishop ni inshuti yacu, ko murumva azotanga n'abazotanga 500. Mama Bishop azotanga kandi mbabwiza ukuri ibintu ntekereje ndi ku gatuti. Azoduha miliyoni. Ngiye kubasomera gansoze. Mwancanganyikishije. Konfi. 5,000. Oya konfi. Oya turanze. Ngiye gusoma aya magambo. Nindangiza kuyasoma sinyasobanura. Akimana himbazwe kandi kubwa Patrick naye. Imana himbazwe kweli. Ese tubonye angahe? Mbwire abandi kubera umwanya nabonye Felix ni inshuti yanjye, kaba na data wacu mu muryango, nabonye Ruboneka ni inshuti, Torero ni inshuti yanjye. Ndagira ngo wenda mu mwanya wa nyuma nabo baze kubona akanya ko guhumeka hamwe nuko mama Bishop yari yabivuze. Ndumva ndashaka gufata umwanya muremure. Ijambo naringiye kubabwira ryari ijambo rivuga ngo mureke amagambo. Nukuri pe. Kanya bivuga nitonze, mureke amagambo. Mureke kwivovota. Mureke kurakarira Imana. Mutegereze Imana, muzaragwa igihugu. Tegereze Imana, uzinjira mu masezerano yawe. Bibiliya igitubwira ahangaha muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 9 haravuga ngo mbese muri mwe, iyo Mana niyo data kwerwe, mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuhibuye. Tubanze dutinda aho ngaho. Mbonye Madame Gayi ahisagira we.
ndimo natekereza ukuntu bwa buhungu bwawe n'aka gakobwa nabonye keza ukuntu uko kugira ngo mami ngo nkeneye umugati, ukamugenda ukamanuka hasi handi ku muhanda hamwe hepfo y'iwanyu ugafata ibuye ry'isarabwayi ukaza ukamushirira ku gapleti kiwe, ndimo ndabivuga muri aya magambo kugira mwumve, ukamushirira kuri ka gapleti kiwe ujye umugabuririraho ukamusingiriza ngo enjoy. Yarangiza wa mwana mu gihe akirimo aguguna ryabuye akakubwira ngo mami ngo nkeneye agafi, cyangwa ni track tuvuge kubera ko cyakibuye cyamukomereye mu kanwa akakubwira mami I need a drink. Now ukamuvuga ati hey, you need a drink, okay, let me bring it. Ukamubiruka ngahandi muri fridge ukavundura akantu kakayoka inzoka irimo ukayizanira ukayiha umwana ukuntu umutuje kuri kwimana nubwo no kwicara. Mwumvise icyo nashatse kuvuga? Ndabibonye ndeze ukuntu mwese mumeze gutya, n'ukuri mwumvise icyo nashatse kuvuga. Ukamuzana inzoka mama we ukamuza imbere y'akakana kawe keza ukakabwira ngo ngaho no hepfo akavuga ngo ku murongo wa 11 akavuga ngo ko muri babi, ariko nubwo muri babi hamwe n'ubwo bubi bwanyu ntawotinyuka nyamatungo we niryo zina nziga ry'iwacu sho sangagira ka Chantal cyangwa n'utundi Madame Paul ubwo nibo narimvuze ko turi babi. Reka nivuge ko turi babi, ariko nubwo turi babi yemwe mwoka byaramo dore ko bana bacu natwe twababonye twarushe akamaze imbere yanjye akambwira ngo daddy ngo nkeneye ngo icyo kunywa nkamuzanira inzoka, nkeneye icyo kurya nkamuha ibuye. Uriya muhungu wanjye cyangwa bari abakobwa banjye akimana nayigira neza, abahungu n'abakobwa muri bamwe byumva hari utuntu tuba tuvugitse neza, abahungu n'abakobwa. Noneho biharaje kumbona mbyutse bucya bagahita batanguranwa, noneho bose bakambamara my dad. Nzanibaza nimba ndi daddy wande ko buri wese azaza ngo my dad bose bakambobera bucya nkaba numva gusa bankubitiye ngo mu maguru. Noneho Bibiliya iravuze ngo ko turi babi, ko turi babi ariko tutotinyuka, pastor atotinyuka guha Debora ibuye ngo none muzamutekereza ko so wo mu ijuru mana we, muzamutekereza ko Imana yacu uyu data azabura te kuduha ibyo tumusaba. Ni data muramburira ibiganza uyu mwana Scorpio. Niyo data bidasubirwaho, niyo data bidasubirwaho, niyo data. Turambure kandi ibiganza tubiramburire Yesu, tubigumisheyo abatarwaye. Yabitubwiye neza, aratubwira ngo nta muntu ujya utuma undi kubwira se. Mfite icyifuzo, mfite ngenda cyafite ababyeyi. Habe n'ejo bundi naramuhamagaye, ndimureba ko nanjye ndi umubyeyi. Habe ejo bundi nagize need, nagize icyifuzo, maze kugira icyifuzo papa buriya nubwo abana banjye bavuga ngo my dad, nanjye haronza ngera imbere ngavuga ngo my dad. Ndamuhamagara kandi icyo namuhamagariye mbarahiye ukuri kw'Imana yo mu ijuru dusenga yaragikoze kandi agikora neza.
ntaho tumundi kuri se oya ariko Imana yacu turacyayizera ng'Imana tureka menshi mureke mbasomere icyo cyanditswe mutagira ngo nababwiye ibitariho hanyuma soze twongere tugirire Imana yacu icyizere. Iri jambo nariteguye gusa kubera ko nabonye ndi kuri fly imwe na Patrick naye nukuri kw'Imana nyuma kandi ndibona ko twebwe twarondogoye ku myaka 3 tugaci kurondogora mukumva za ndirimbo zose ku myaka 3 Patrick imyaka 3 n'igice none murebe nabo baradukubye inshuro zibiri adukoze inshuro zibiri myaka 3 6 9 adukujaka ariko twebwe twararondogoye ariko Imana ishimwe ko twarondogoye kuko yavuze ngo urugero ukunda mu Imana urugero utekereza mu Imana ngo nirwo rugero uzuyivugamo urugero uzuyivugamo kubera ko wazirikanye. Dusomye muri Zaburi igice cya 37 umurongo wa 5 ndimo gusoza haravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose aba ari we wiringira n'abazabisohoza. Haleluya. Harabafite ibyo bifuza ko Imana yabasohoreza murabifite ndabizi ariko urwo rugendo iyo jani ni muyihimana muruhimana nayo izabisohoza kandi risezerano nkuko turirimbye iri sezerano ni ryanyu n'abana banyu. Murongo rero rashatse kubabwira hano uyu nguyu uvuga ngo murongo wa 8 haravuga ngo ureke umujinya mbwira mugenzi wawe ngo ureke umujinya hanyuma ahakurikiraho akavuga ngo uva mu burakari reka umujinya kandi uve mu burakari ntuhagarike umutima kuko icyo kizana gukora ibyaha gusa kurakara no guhagarika umutima no kugira umujinya no kwivovo ibyo byose nta kindi biza bigenda gusa bigakusanya gukora ikibi. Ariko hepfo hakavuga ngo kuko abakora ibyaha bazarimburwa ngo ariko abategereza Uwiteka vuga ngo abategereza Uwiteka ngo nibo bazaragwa igihugu. Ndashoje ijambo ni iri ngiri twongera tugirire Imana icyizere kandi no mu gihe itarakora tureke umujinya ntimuzajye munasenga n'amasengesho mabi ngo Mana ngo narabimenye ngo nutansubiza ngo naje none ngo nutansubiza ngo hehe njewe nawe n'amasenga hehe njewe nawe hehe njewe n'agakiza nutansubiza hehe n'agakiza nubwo utoyiramya ibiti byoturagara hari ibiti byotaraka n'amabuye bigahimbaza izina ry'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Rero kubw'iyo mpamvu reka ayo mazima uraza hari umuvandimwe umwe wigeze kumbwira arambwira ngo nari ndi hano muri repetition na Joyous arambwira ngo Ben ngo ndagushaka ampamagaye kuri telefone kandi atuye iriya hirya ba Patrick batuye arambwira ngo ndagushaka ndamubwira nti nyoboye repetition nje ufashe microphone reka ngo uhamagare nshoje arambwira ngo ndagushaka yishire hasi iyo microphone ngo numva ukuntu avuze numva ko byazamutse umunsi ndabyibuka twari kumwe na Konfi ashobora kutabyibuka niwe nasingirije microphone ndambwira ngo hari appel mbonye reka nitabo uyu muntu komeza repetition Konfi afata indagenda ninjiramo hariya nanigikoreramo hariya undahagize ndamuhamagaye arambwira ngo Ben ndashaka kukubwira ibintu bitatu. Cyambere ndashaka kukubwira ngo ugende usenga Imana uyimbwirire njewe ntizinyumva ugende uyimbwirire ngo papa akiriho nagaza musaba ikintu kandi uwo n'umwana w'umuherezi n'umukobwa iwabo niwe muherezi arambwira ngo nagaza musaba icyo nsabye cyose kubera ko ari umubyeyi akanandengerezaho n'ibyo ndavuze kandi nawe niko wogira muze ko umwana wawe gusabye nk'ikintu ugifite kandi wabona uwo muhanda ibindi uwo murengereza kuko uri umubyeyi ufite imbabazi nagaza musaba ikintu musabye akampana ikindi ntasabye ngo noneho rero uyimbarize Imana ngo
kuba narayisabye urubyaro ngo nayisabye ikintu itagira ikidashoboye ngo ndeke kuyirenganya. Iryo jambo yambwiye rya mbere ngo ngenda kubwira Imana. Aho irya kabiri arambwira ngo iryo ryari rya mbere kuba narayisabye urubyaro. Papa yagaza ampa ibyo nibyo ntasabye kubera ko yankundaga nk'umubyeyi. Umbarize ngo iyo ni data. Iryo ni rya mbere. Rya kabiri arambwira ngo yimbwire nibwo yambwiye ngo papa najyaga musaba icyo musabye akampa n'icyo ntasabye. None uyimbarize urubyaro nasabye rurenze ubushobozi bw'ijuru. Icyo ni cya gatatu. Cya kabiri. Icya gatatu arambwira ngo cyo ntabwo nkigutuma. Arambwira ngo ndaguhamagaye ngo tuje kuri video kuririre. Murabyumva? Hari igihe umuntu azagerageza ukagenda ukinjira ahantu ukumva neza ubuza amagambo ugatangira kwivovota, ugatangira amagambo amenshi akaza ukavuga n'ubundi maziki, n'ubundi kwizera iyo Mana bivuze iki. Babwiza ukuri bavande, naramubwiye urashaka kandi mu myaka aranduta mu muryango arambyaye. Murabyumva? Mu myaka aranduta mu muryango arambyaye. Murabyumva? Mu myaka aranduta mu muryango arambyaye. Ariko arambwira ngo mwakora ibyo bintu bitatu. Ndambwira ngo ngaho tuje kuri video urire. Tuje kuri video ararira. Yapfuye gusa kuza kuri video araturika. Twamaze nk'isaha hariya kuri video. Nana kaza numva umutima ugiye gusimbuka. Muraye ntimuzi ko ngira amarira menshi. N'ubukera yaraje. Kandi mbabwije ukuri kera ku yaraje byari birangiye. Ndamureba ararira, naje umutima urasimbutse, numva amarira araje. Ariko kubera ko arimo kundirira, reka ndeke andirire njewe ngume ndi meze gutya, ndihangana ndikomeza. Arandirira ngo arangize kurira. Ikintu cyantangaje, twashoje ikiganiro ari maseka. Twashoje ikiganiro ari maseka. Muri ibyo bihe no muri ibyo bihe mureke kwivovota. No muri ibyo bihe, muri iyo myaka 9, Imana ishimwe ko utigeze uvuga imvugo itandukanye n'iyawe. Kandi nanjye sinigeze mvuga imvugo itandukanye n'iya Kibasumba. Imana ijya yumva gusenga kandi Imana igisubiza mu gihe cyayo. Tureke kwivovota dese. Mureke kwivovota. Mureke no kuvuga amagambo menshi. Nabazi kurakara, tureke kurakara. Urakarira Imana. Ureke kurakara. Numara kureka kurakara nguve no mu mujinya. Nimba Imana itaraguha akazi tuwo ikosora. Buriya ntiyobeye ko bugakene. Tuwo ikosora si wowe uzi icyo gukora kuyirusha. Muri ibyo bihe bikomeye rushika. Tuza ureke kuvuga amagambo. Ureke kwivovotera Imana. Niyo data. Niyo data. Bishobora no kwemera muri bwa buryo utashakaga. Mwari muzi ko Imana ituzi kuruta uko twiyizi. Bishobora no kuba mu buryo wowe utatekerezaga. Kubera ko Imana hari ibindi byumba byo mu mutima wawe izi. Hari indi miterere yawe izi wowe utaravumbura. Niyo mpamvu usaba icyo usabye ikakiguha mu yindi form, atari muri bwa buryo neza wavuze. Hari n'uwo uvuga ngo Mana nasabye umwana w'umuhungu, ariko yabonye ukwiriye agakobwa gakire. Buriya wewe wavuze umuhungu ariko yazibona agakobwa. Izi neza icyo gukora kurenza uko wowe ubitekereza. Tureka amagambo, tuve mu mujinya, tuve mu kwivumburira Imana, tuve mu kurakarira Imana ngo ndirabikora njewe. Hari akaririmbo maze kwiga kuri ayo magambo, nigeze kwandika akarimbo kamwe kavuga ngo n'umubabaro
umwenda w'amarira mfite narize kuva mu buto ngo wenda nanjye unyibuke ndirimbe iz'amashimwe. Hari akandi gace kaza kavuga ngo Mwuka Wera nibagiwe na melodi yako, ngo Mwuka Wera ngo nawe Kristo ngo munyibukirize Imana ngo ko nanje hari ibyo nasabye. Mwuka Wera nawe Kristo mwibutse data ko mukeneye. Ngo nandi muvuga umugisha, hari igihe ujya usenga ukabwira Imana ngo Mana ngeneye umugi, ngeneye ngo unyireke. Yarangiza Imana igacece, ariko nimara gucece kuzoza uhamagara Mwuka Wera uvuga Mwuka Wera nawe Yesu mwibutse data ko mukeneye. Unyure ku ruhande ubwira Umwuka na Yesu babwira ati mungerereyo Moise we. Mungerereyo mumbwirire data ko nanje umugisha mukeneye. Ariko mu gihe nyine itarawuzana reka amazimwe, mu gihe itarawuzana ureka amagambo, mu gihe itarawuzana uve mu bintu byo kurakarira Imana urinde. Mu gihe gikwiriye Imana izabikora, mu gihe gikwiriye yabikoze kwa Patrick, mu gihe gikwiriye yagikoze iwacu, mu gihe gikwiriye yagikoze kwa Birori, mu gihe gikwiriye yagikoze kwa Revera, mu gihe gikwiriye izabikora iwawe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Amen.